Umuziki utuma isanzure rigira roho, ibitekerezo bikagira amababa, gutekereza kukaguruka ugatuma ubuzima na buri kimwe kibaho neza. Ibi ni ibyavuzwe n'umuhanga witwa Plato, akaba umucurabwenge w'umugiriki wabayeho kera cyane, kuko yavutse muri 428 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, apfa muri 348 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Dushingiye kuri ibi yavuze tukanareba uko ugenda utera imbere n'uko ukoreshwa ahanyuranye, nta kabuza koko umuziki ni kimwe mu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Umuhanzi umwe w'umunyarwanda niwe wavuze ati n'udahimbye ize aririmba iz'abandi. Nawe se turirimba dushyingira, tukaririmba dushyingura, turirimba dusenga, tukaririmba dusengera abandi, mu matora no mu materaniro turaririmba, abana n'abakuru turaririmba, mbese nta na hamwe utasanga ukoreshwa. Mu mico yose, indimi zose, amoko yose turaririmba, twumva indirimbo, turanazibyina. Ese haba hari akandi kamaro umuziki ufitiye ubuzima bwacu bwa buri munsi? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe imimaro 10 y'umuziki ugirira ubuzima bwa muntu. Icya mbere, bigabanya stress no kwiheba. Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura na byinshi bidutera stress cyangwa se umuhangayiko, ibindi bikaduhangayikisha ndetse bikanadutera kumva tudatuje. Mu guhangana nabyo, ikintu cya mbere wagakoze ni ukumva umuziki utuje, ndetse byanashoboka ukaba utarimo ibicurangisho cyangwa se harimo bikeya, kugira ngo utwarwe n'amagambo yubatse iyo ndirimbo. Aha si byiza gukoresha indirimbo zirimo ingoma zidunda, ndetse ntabwo ari indirimbo zirebwa, ahubwo ni izumvwa gusa cyangwa se audio. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2007 bugaragaza ko utuma cortisol, ari wo musemburo w'umuhangayiko, igabanya igipimo yarigezeho, nuko bigafasha mu kugabanya stress cyangwa se umuhangayiko. Si ibyo gusa, kuko niba wababaye, warakaye se no kumva udatuje, umuziki utuje ni umuti mwiza. Aha ni wowe nyir'ubwite uhitamo uwo ushaka, wumva ukunze kandi ukugwa ku nzoka. Niyo mpamvu tutavuga ngo uzumve iyi ndirimbo, kuko ari wowe umenya iyo ukunze. Icya kabiri, bigabanya uburibwe. Iyo bigeze kugabanya uburibwe usanga umuziki wihariye. Abahanga bavuga ko umuziki utuma harekurwa umusemburo wa dopamine, ukaba umusemburo utuma wumva uruhutse kandi wishimye. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2011 bugakorerwa mu bantu bari bamaze kubagwa, bwagaragaje ko kumva indirimbo kuri bo byatumaga nyuma yo kuva mu kinya batumva uburibwe kimwe n'abatarawumvaga. Ubundi bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2013 ku bantu barwaye indwara zo kuribwa mu ngingo n'imitsi, bwerekanye ko nabo byabagabanyirizaga uburibwe, bakumva baruhutse kandi kuribwa bikagenda gake gake. Ikindi gihe niwumva uri kuribwa, aho guhita ufata aspirine cyangwa paracetamol na ibuprofen, uzafungure radio yawe wumvire umuziki ukunda ku kariro gake, uzumva uburibwe bugenda. Icya gatatu, bituma ubudahangarwa bw'umubiri bukora neza. Akandi kamaro ni uko utuma ubudahangarwa bugira ingufu. Iyo uri kuwumva, umubiri wawe wongera igipimo cya immunoglobulin A. Iyi izwiho kugira uruhare mu gutuma uturemangingo dukora neza, kandi umubiri ugahorana itoto. Ndetse si ukumva gusa, kuko no kuririmba uri kumwe n'abandi nko muri korali bizamura ibyiyumviro, ndetse bikagabanya cortisol, twabonye ko ari izamura stress. Ibi mu kubikora, tangira wumva indirimbo ukunda, ugerageze kujya uyigana. Niba ufite abo mubana, ubasabe mufatanye kuyiririmba. Ibi bizakurinda indwara nyinshi kandi bituma ugira ubudahangarwa bufite ingufu. Icya kane, bifasha mu gukora siporo. Ibi byo abakora siporo muri gym tonic babizi kurusha abandi. Sibo gusa, kuko n'abakora siporo yo kwiruka dukunze kwita gukora cross, iyo uyikoze uri kumva umuziki muri ekuteri, ugera kure kurenza ukora siporo atarimo kumva uwo muziki. Kumva uri kwiruka bikurinda kunanirwa vuba. Hano noneho rero biratandukanye, kuko ho bisaba kumva umuziki uvuduka kandi urimo ingoma nyinshi ku buryo uguha ritmu ugenderaho, mbese ukumva uri mu kinyenga. Akenshi muri gym tonic yifashishwa imiziki yo mu bwoko bwa techno, naho mu kwiruka ushobora kumva reggae cyangwa se rock ariko idakabije. Ubushakashatsi bugaragaza ko kumva umuziki uri muri siporo byongera 15% ku gihe n'ingufu ukoresha iyo utawumvaga. Ikintu cya gatanu ni uko umuziki wongerera ubwenge bwibuka, ufasha umuntu mu kwibuka. Umuziki kandi ufasha umuntu kwibuka ibyahise kurenza utawumva. Nkuko twabibonye mbere, bituma umusemburo wa dopamine urekurwa ku bwinshi, nuko bigafasha mu kwiga no kwibuka.
Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo uri kwiga wumva umuziki utuje bigufasha gufata mu mutwe vuba. Gusa hano ho bigusaba kuba ubasha guha agaciro ibyo usoma kurenza ibyo urimo kumva muri uwo muziki. Ku bantu barwaye indwara ya stroke, ubushakashatsi bwerekana ko iyo bumva uwo bihitiyemo bifasha ubwonko bwabo kugaruka ku murongo vuba, ndetse bakaba banabasha kuba bakibuka ibyabaye mbere y'uko barwara. Umumaro wa gatandatu w'umuziki ni uko ufasha mu gusinzira neza. Niba ujya ugira ikibazo cyo gusinzira mbere yo kuryama, banza ufate nk'iminota mike wumve umuziki utuje. Nuryama uzasinzira neza. Gusa uzirinde kumva imiziki y'ingufu nka rock na techno, kuko yo yatuma ahubwo ubura ibitotsi burundu. Iyo uri kuwumva bituma ibindi bitekerezo bikuvamo, ukaruhuka kandi ukaryama ufite akanyamuneza, nuko bigafatanya kukuzanira ibitotsi ugasinzira neza. Iyo wasinziriye neza ubyuka waruhutse, nuko bigatuma uwo munsi wirirwa ufite ingufu ugakora akazi neza. Bigira akamenyero mbere yo kuryama ufata iminota hagati ya 30 na 45 wiyumvira akazi kigatuje, uzajya usinzira neza. Umumaro wa karindwi w'umuziki ni uko ufasha mu kurya buhoro kandi ukarya bike. Gucuranga uturirimbo dutuje mu gihe uri kurya bifasha abantu kugabanya umuvuduko mu kurya. Ibi rero bituma uhaga vuba kandi utariye byinshi. Ibi bikaba byiza ku bantu bifuza gutakaza ibiro, kuko uko urya bike niko umubiri ukoresha byinshi birenze ibyo winjije, bikaba byagufasha kugabanya ibiro. Mu gihe rero wifuza kutarya byinshi, gerageza ufatire ifunguro ahantu hari urumuri ruke kandi hari umuziki utuje, bizagufasha. Umumaro wa 8 wo kumva umuziki ni uko ufasha imitsi y'amaraso gukora neza. Iyo uri kumva umuziki ushimishije, wumva akanyamuneza kandi ukishima. Ibi wumva bikubaho mu gihe uri kuwumva bigirira akamaro umutima n'imiyoboro ijyana amaraso ahanyuranye mu mubiri. Utuma endothelium ikora neza. Iyi endothelium tuyisanga no mu nsoro zitukura. Imikorere myiza ya endothelium ni ryo banga ry'imikorere myiza y'urwungano rw'amaraso. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2008 bwagaragaje ko kumva umuziki bizamura igipimo cya flow mediated dilation ku kigero cya 26%. Iyi flow mediated dilation ni ipima imikorere myiza ya endothelium. Kuri ibi, kumva umuziki bingana no guseka. Inyungu yabyo ku mutima irangana. Kandi uzamura igipimo cya nitric oxide, ikaba izwiho kuba ari ituma imiyoboro y'amaraso yaguka, nuko amaraso agatembera neza mu mubiri. Umumaro wa 9 wo kumva umuziki ni uko ugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Kumva umuziki utuje buri gitondo na buri mugoroba byibuze iminota 30 bituma umuvuduko w'amaraso ukabije ugenda ugabanyuka. Ubushakashatsi bugaragaza ko kuwumva byibura iminota 25 ku munsi mu gihe cy'ibyumweru 4 bigabanya igipimo cyo hejuru cya systolic blood pressure, ukaba umuvuduko umutima ukoresha wohereza amaraso mu mubiri. Ufasha kandi mu gukira vuba ku barwaye umutima n'indwara zijyana nawo zose. Umumaro wa 10 wo kumva umuziki ni uko ufasha abarwaye stroke gukira vuba. Nubwo twari twabivuze hejuru, ariko by'umwihariko ku barwaye stroke, dore ko ari n'indwara ifata ubwonko, kuwumva bigufasha gukira vuba. Si ugukira gusa, kuko binagufasha kuruhuka no kumva utuje. Uzamura igipimo cy'ibyishimo ndetse unatuma umuntu yumva akanyabugabo, bigafasha gukira vuba, kuko utuma ubwonko bubasha gusana ku buryo bwihuse aho bwari bwarangiritse. Niba hari umuntu rero uzi ko yigeze kurwara stroke, mubwire ko kumva umuziki utuje akunda bizamufasha gukira vuba. Nk'uko twabibonye, umuziki ni umwe mu miti y'ubwonko, kandi si umuti ugurwa amafaranga menshi, kuko niyo wagura memory card ugashyira muri telefoni, wajya wiyumvira uwo ukunda wose igihe cyose uwukeneye. Gusa ukibuka ko imiziki irimo amoko menshi, bityo ukamenya ujyanye na siporo, ujyanye no kurya, ujyanye no kuryama, ujyanye no kuruhuka n'ibindi binyuranye. Umuziki ni ingenzi ku mibereho ya muntu, nk'uko twabigarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe, ntugende utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gayigana. Hasta la vista.